Akamaro ka fibre ku mubiri. Fibre cyangwa fibers ni ubwoko bw'ibiribwa bigize ifunguro ryuzuye umubiri w'umuntu ukenera kugira ngo ukore neza umunsi ku munsi. Ibi biribwa bikaba intungamubiri z'ingenzi cyane ku mubiri kuko zifasha mu gutunga umubiri no kuwurinda indwara zinyuranye. Fibre ni intungamubiri z'ingenzi cyane zifasha umubiri kwirinda indwara z'umutima. Fibre ni intungamubiri z'ingenzi cyane zifasha umubiri kwirinda indwara za diyabete. Fibre ni intungamubiri z'ingenzi cyane zifasha umubiri kwirinda indwara zo kwiyongera ibiro. Fibre ni intungamubiri z'ingenzi cyane zifasha umubiri mu igogorwa ryiza no kurinda kanseri zimwe na zimwe. Ingano y'intungamubiri za fibre umubiri ukenera zigenda zitandukana bitewe n'ikigero ugezemo. Kuzibura mu ndyo yawe bitera umubiri indwara zitandukanye. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe ingano y'intungamubiri za fibre umubiri wa muntu ukenera ku munsi. Intungamubiri za fibre umuntu akenera ku munsi, abana bafite hagati y'imyaka 2 n'5 bakenera garama 15. Intungamubiri za fibre umubiri wa muntu ukenera ku munsi, abana bafite hagati y'imyaka 5 na 11 bakenera garama 20. Intungamubiri za fibre umubiri wa muntu ukenera ku munsi, abana bafite hagati y'imyaka 11 na 16 bakenera garama 25. Intungamubiri za fibre umubiri wa muntu ukenera ku munsi, abana bafite guhera ku myaka 16 kuzamuka bakenera garama 30. Intungamubiri za fibre umubiri wa muntu ukenera ku munsi, abana bafite guhera ku myaka 16 kuzamuka ku bakuru bakenera garama 30. Intungamubiri za fibre umubiri wa muntu ukenera, abagore bakenera nkeya ku munsi ugereranyije n'abagabo. Abagore bakenera hagati ya garama 21 na garama 25, mu gihe abagabo bakenera hagati ya garama 30 na garama 38. Reka dukomeze ikiganiro turebera hamwe aho intungamubiri za fibre ziboneka. Ahantu honyine intungamubiri za fibre ziboneka gusa ni ku bikomoka ku buhinzi cyangwa ibihingwa. Ikindi gitangaje nuko nta gafibre na gake ushobora kubona ku bikomoka ku mata cyangwa ibindi byose bikomoka ku nyamaswa. Ubusanzwe habaho ubwoko bubiri bwa za fibre burimo fibre ziyenga mu mazi ndetse na fibre zitayenga mu mazi. Ubusanzwe buri bwoko bufasha umubiri mu buryo bwabwo kuko indyo yuzuye igomba kuba irimo aya moko yombi y'intungamubiri za fibre. Kurya indyo ikungahaye ku tubuto twuzuyemo ibinyampeke ndetse n'imboga n'imbuto nyinshi bifasha yaba abana ndetse n'abakuru kubona izi ntungamubiri za fibre zihagije. Reka noneho turebere hamwe ibikomoka ku bihingwa bibonekamo intungamubiri za fibre nyinshi ndetse n'itandukaniro ya za fibre ziyenga n'izitayenga. Reka duhere ku ntungamubiri za fibre ziyenga. Intungamubiri za fibre ziyenga mu mazi zigera mu rwungano ngogozi zigakora nk'igikoma. Intungamubiri za fibre ziyenga mu mazi zifasha mu kugabanya ingano ya cholesterol mu maraso. Intungamubiri ya za fibre ziyenga mu mazi zifasha kugabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Mu gihe barwaye constipation cyangwa kwituma impatwe, kurya ibikungahaye kuri ubu bwoko bw'intungamubiri za fibre ziyenga nk'umuceri byagufasha koroshya umwanda ugasohoka kandi ugatambuka neza mu mara, kuko izi fibre ziyenga zikurura amazi nuko zikoroshya mu rwungano ngogozi. Mu gihe warwaye constipation cyangwa kwituma impatwe,
kurya ibikungahaye kuri ubu bwoko bw'intungamubiri za fibre ziyenga nk'imboga byagufasha koroshya umwanda ugasohoka kandi ugatambuka neza mu mara, kuko izi fibre ziyenga zikurura amazi nuko zikoroshya mu rwungano ngogozi. Mu gihe warwaye constipation cyangwa kwituma impatwe, kurya ibikungahaye kuri ubu bwoko bw'intungamubiri za fibre ziyenga nk'imbuto zitandukanye nk'ipapayi byagufasha koroshya umwanda ugasohoka kandi ugatambuka neza mu mara, kuko izi fibre ziyenga zikurura amazi nuko zikoroshya mu rwungano ngogozi. Reka duhite turebera hamwe bimwe mu biribwa bibonekamo izi ntungamubiri za fibre ziyenga. Imigati ikoresheje ingano zuzuye ziri mu biribwa bibonekamo intungamubiri za fibre ziyenga. Inkeri ziri mu biribwa bibonekamo intungamubiri za fibre ziyenga. Amacunga ari mu biribwa bibonekamo intungamubiri za fibre ziyenga. Oatmeal ziri mu biribwa bibonekamo intungamubiri za fibre ziyenga. Ubunyobwa buri mu biribwa bibonekamo intungamubiri za fibre ziyenga. Utubuto duto nka almond turi mu biribwa bibonekamo intungamubiri za fibre ziyenga. Imineke iri mu biribwa bibonekamo intungamubiri za fibre ziyenga. Pome ziriho igishishwa ziri mu biribwa bibonekamo intungamubiri za fibre ziyenga. Inanasi ziri mu biribwa bibonekamo intungamubiri za fibre ziyenga. Imizabibu iri mu biribwa bibonekamo intungamubiri za fibre ziyenga. Ibihingwa by'imizi nka karoti biri mu biribwa bibonekamo intungamubiri za fibre ziyenga. Ibirayi biri mu biribwa bibonekamo intungamubiri za fibre ziyenga. Ibijumba biri mu biribwa bibonekamo intungamubiri za fibre ziyenga. Imboga zirandaranda ziri mu biribwa bibonekamo intungamubiri za fibre ziyenga. Lentils ziri mu biribwa bibonekamo intungamubiri za fibre ziyenga. Amashu ari mu biribwa bibonekamo intungamubiri za fibre ziyenga. Kale ziri mu biribwa bibonekamo intungamubiri za fibre ziyenga. Broccoli ziri mu biribwa bibonekamo intungamubiri za fibre ziyenga. Ibishyimbo biri mu biribwa bibonekamo intungamubiri za fibre ziyenga. Amashaza ari mu biribwa bibonekamo intungamubiri za fibre ziyenga. Ibibabi by'ibihaza biri mu biribwa bibonekamo intungamubiri za fibre ziyenga. Reka noneho turebere hamwe bimwe mu biribwa bibonekamo izi ntungamubiri za fibre zitayenga. Intungamubiri za fibre zitayenga ntizishobora kwivanga cyangwa kuyenga iyo zihuye n'amazi. Intungamubiri za fibre zitayenga ntizishobora kwivanga cyangwa kuyenga nubwo zinyura mu rwungano ngogozi zidaciwemo. Intungamubiri za fibre zitayenga ntizishobora kwivanga cyangwa kuyenga nubwo zifasha ibindi biryo kunyura byoroshye mu rwungano ngogozi. Izo ntungamubiri za fibre zitayenga zifasha mu kurinda amara yaba mato cyangwa manini ibyayangiza. Izi ntungamubiri za fibre zitayenga zifasha mu gusukura mu nda kuko zigenda zimanura imyanda yose iba iri mu nzira y'urwungano ngogozi kugeza yose isohotse. Mu gihe ufite diyare ugomba kwirinda kurya ibirimo izi ntungamubiri za fibre zitayenga nk'umugati. Mu gihe ufite diyare ugomba kwirinda kurya ibirimo izi ntungamubiri za fibre zitayenga nk'ibishyimbo bitukura. Mu gihe ufite diyare ugomba kwirinda kurya ibirimo intungamubiri za fibre zitayenga nk'ubushaza bwumye. Mu gihe ufite diyare ugomba kwirinda kurya ibirimo izi ntungamubiri za fibre zitayenga nk'amapera. Mu gihe ufite diyare ugomba kwirinda kurya ibirimo izi ntungamubiri za fibre zitayenga nk'utubuto duto twose nka cashew nuts.
Mu gihe ufite diyare ugomba kwirinda kurya ibirimo izi ntungamubiri za fibre zitayenga nk'utubuto twose nka walnuts. Mu gihe ufite diyare ugomba kwirinda kurya ibirimo izi ntungamubiri za fibre zitayenga nk'utubuto duto twose nka soya. Mu gihe ufite diyare ugomba kwirinda kurya ibirimo izi ntungamubiri za fibre zitayenga nk'utubuto duto twose nk'ibigori. Mu gihe ufite diyare ugomba kwirinda kurya ibirimo izi ntungamubiri za fibre zitayenga nk'utubuto duto twose nk'ubunyobwa. Reka tubamenyeshe ko ubusanzwe imboga nyinshi ziba zikungahaye ku ntungamubiri za fibre zitayenga kurusha iziyenga. Reka dukomereze ikiganiro ku kamaro k'intungamubiri za fibre yaba iziyenga n'izitayenga ku mubiri wacu nk'abantu tuzikenera buri munsi. Kurya indyo ikungahaye kuri fibre nyinshi zombi iziyenga n'izitayenga bigufasha kumva uhaze cyane kandi bikagutindamo. Ibi bifasha cyane cyane kubifuza gutakaza ibiro. Kurya indyo ikungahaye kuri fibre nyinshi zombi iziyenga n'izitayenga bigufasha kongera no gukomeza ubudahangarwa bw'umubiri. Kurya indyo ikungahaye kuri fibre nyinshi zombi iziyenga n'izitayenga bigufasha kwirinda indwara z'umutima. Kurya indyo ikungahaye kuri fibre nyinshi zombi iziyenga n'izitayenga bigufasha kwirinda cyangwa kubana na diyabete. Kurya indyo ikungahaye kuri fibre nyinshi zombi iziyenga n'izitayenga bigufasha kwirinda no guhangana n'umubyibuho udasanzwe. Kurya indyo ikungahaye kuri fibre nyinshi zombi iziyenga n'izitayenga bigufasha kwirinda no kurwanya imikorere mibi y'umubiri. Kurya indyo ikungahaye kuri fibre nyinshi zombi iziyenga n'izitayenga zigufasha kongera ubunini n'uburemere bw'umwanda usohoka zikanaworoshya. Ibi bituma ibintu bica mu mara bihanyura ku buryo bworoshye kandi bikarinda kwituma impatwe constipation. Kurya indyo ikungahaye kuri fibre nyinshi zombi iziyenga n'izitayenga bigufasha koroshya bikanarinda ibica mu rwungano ngogozi gutambuka neza. Kurya indyo ikungahaye kuri fibre nyinshi zombi iziyenga n'izitayenga bigufasha kwirinda cyane kuba warwara indwara ya hemorrhoid. Kurya indyo ikungahaye kuri fibre nyinshi zombi iziyenga n'izitayenga bigufasha kwirinda n'izindi ndwara zishobora kwangiza amara. Mbere yo gusoza ikiganiro cya none, reka turebere hamwe icyo kwitondera kuri izi ntungamubiri za fibre zombi yaba iziyenga cyangwa izitayenga. Ikintu cya mbere ugomba kuzirikana kuri fibre zombi yaba iziyenga n'izitayenga nuko niba wifuza kongera ingano y'izo ufata ku munsi, ni ingenzi cyane kugenda wongera gahoro gahoro. Iyo uramutse utangiye gufata nyinshi umubiri utaramenyera, ni hahandi uzumva watumbye inda cyangwa se ukumva ibintu bivuga mu nda, ibyo bamwe bita inzoka, ndetse bikagutera kuribwa mu gifu. Ikintu ugomba kuzirikana kuri izi fibre zombi yaba iziyenga n'izitayenga nuko kugira ngo urwungano ngogozi rubashe gukora neza kandi ibiryo bicemo neza, ni ngombwa cyane kunywa amazi cyangwa ibindi bisukika byinshi, byibuze ukanywa nka litiro n'igice ku munsi, ndetse ukaba wakora siporo nyinshi. Reka tukwibutse ko ushobora kongera kumva iki kiganiro kugira ngo urusheho gusobanukirwa birushijeho ibi tumaze kubaganirizaho kandi bikugirira umumaro. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane.
bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.